Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe tuba twatumiye umutumirwa kugira ngo tuganire ku ngingo twatoranyije. Uyu munsi rero turi kumwe na Sheikh Musa Fazil Harerimana, ni umuyobozi mukuru w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi, ni PDI abantu bararizi, ariko kandi akaba n'umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Sheikh, tugubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mumeze neza cyane rwose. Duherukana mbere y'amatora, abantu barabyibuka ngira ngo turi gusoza manda y'abadepite, mwongeye kugaruka n'icyizere cyabaye cyinshi, n'ubundi musubira kuri wa mwanya w'ubuyobozi bwajya gutorerwa kuba vice president w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Murakoze kandi ndashimira ababigizemo uruhare bose, namwe itangazamakuru twakoranye neza. Ndabashimira. Yego. Twihuse, ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gufata indi ntera. Impamvu nuko nubwo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko biragenda bikaguka, cya kibazo cy'umutekano muke kikagera no ku Rwanda. Twagiye tubibona mu bice bitandukanye nka Rubavu na Nyamasheke, ugasanga hari ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage byabaye, ndetse n'iyo umutekano nyine muke mu gihugu muturanye uhari, usanga n'ikindi gihugu bibigiraho ingaruka. Twihuse, mu minsi yashize twabonye ishyaka muyoboye risohora itangazo rigaragaza ko hari umugambi RDC n'u Burundi ndetse n'ibihugu bifatanyije bifite umugambi wo gutera u Rwanda. Muravuga muti turabyamaganye, twamaganye uwo mugambi wa RDC n'ibihugu bifatanyije wo kuba byatera u Rwanda, ariko abantu baribaza bati ese koko uwo mugambi wari uhari? Ni izihe mpamvu mushingiraho muvuga ko uwo mugambi wari uhari? Kubera iki mutekereza ko ibi bihugu bishobora kwifuriza inabi u Rwanda? Uwo mugambi wari uhari ndetse wanashyizwe mu bikorwa, ndetse nta n'uwavuga yuko warangiye, ahubwo waracubijwe, wenda n'iryo jambo umuntu yakoresha. Kubera ko iyo umuturanyi acumbikiye umwanzi wawe akamuha intwaro akanamucumbikira azi ikibazo cye, bitandukanye no kutakimenya. Rekana nabivuge neza, tutagenda tubivuga mu mbundo no kuzimiza, kuko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Iyo jenoside yakorewe abatutsi abayigizemo uruhare bari mu bice bitandukanye. Hari abanyarwanda ubwabo, ariko hari n'abanyamahanga bayigizemo uruhare. Murabyibuka yuko hari abarundi bari barahungiye mu Rwanda, abenshi ubu ngubu bari no mu nzego nkuru z'u Burundi. Abo bahungu n'abakobwa icyo gihe b'urubyiruko bagize uruhare, nabo bafatanya n'interahamwe mu kwica abatutsi bicwaga igihe cya jenoside. Ndetse n'u Rwanda rwatanze impapuro zibisobanura, zibiha Burundi n'amazina. Ngenda byibuka ibitabo bigeze kuri page, ibitabo 2 birimo amazina y'abantu benshi bageze ku 1000. Abo bari abarundi, ariko kikibabaje nuko abo nabo bakomeje gukorana nabo bakoranaga bica abantu hano. Gukomeza rero gukorana nabo, bamwe bari Burundi abandi bari muri Kongo, bakorana nabo babahinzira rimwe na rimwe bakaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda kugira ngo bakomeze bakore jenoside batarangije, ko baracikanywe. Ibyo ni ibintu bizwi, bifite inyandiko, bifite ubuhamya, ibihugu byanaganiriyeho. Ubwo rero iyo ubafashe ukabacumbikira, noneho ukabashyira hamwe muri Kongo, hakajyaho ingabo z'u Burundi n'iz'ibindi bihugu, ugashyiraho umuyobozi wa operation akaba General Omega ari uyoboye abo ngabo, abicaza mu nama ari kubayobora, ubwo nta kindi watekereza ko Omega ari kurwana agamije kurwanira Kongo cyangwa Burundi.
abarwana agira ngo agire intwara asahura ashyira ku ruhande, agira ngo agire za experience abana muri urwo rugamba, agira ngo akomeze kwegera u Rwanda arangiza ibyo yari yaratangije. Iyo rero hari igihugu gikoranye n'umuntu gutyo, kigakorana nawe gutyo na bagenzi be kuko atari umwe, ndetse agafana nabo, igihe yapfaga ntabwo yapfuye ngo isasu rimutoranye we, hari abarundi yapfanye nabo, hari abanyekongo yapfanye nabo, nukuvuga ngo n'abandi bari muri FDLR batarapfa nabo baracyari kumwe n'abanyekongo n'abarundi nabo ba Sadeki bafatanye. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo nta mugambi uhari kuko ufite ibimenyetso, ariko ibyo bimenyetso si ibyo gusa kuko n'ubundi abo ba FDLR bagiye bahabwa ubushobozi bwo kuza mu Rwanda guhateza umutekano mukeya, haba muri Nyungwe, haba muri Kinigi, no mu buryo butandukanye baba bashaka kugerageza bakabura uburyo bitewe n'ukuntu u Rwanda rwiyubatse. Ubwo rero ubwo ni uruhande rw'abarundi, ariko n'abanyekongo n'izo ngabo zindi z'ibyo bihugu zikaza zikayoborana nabyo, ndetse umwe mu baminisitiri Umunyari w'ingabo wa South Africa arabibajijwe aravuga ngo twebwe iyo turi ku rugamba dufatanye n'uwari wese tubona twafatanya nawe, ntitujya gushakisha amateka ye. Ubwo ni ikikwereka yuko ibyo niyo bikwiye kwamaganwa kuko biriho, n'abantu bakavuga ati uwo dufatanya nawe ntitujya twebwe kumenya kumushakisha, ariko ntabwo umuntu yafatanya ku rugamba n'uwo ataza abamuzi. Ibyo rero uwo mugambi wo kugira n'ab'u Rwanda wari uhari, ndetse banawushyize mu bikorwa izo ngero za navugaga, ariko no muri iyi ntambara ya M23 na Kongo ubwayo barashe ku Rwanda. Icyo ni ikindi kimenyetso, barashe ku Rwanda. Ndetse aho bibera ibibazo, Minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Afurika y'Epfo yanabivuze mu nteko yabo, aravuga ati rwose Kongo, abanyekongo nibo barashe ku Rwanda, twebwe tuzamura amabendera y'umweru tugaragara ko atari twebwe turi gukora ibyo bikorwa. Yarabivuze. Ariko abo yabibwiye abivuga mu nama itaramaze imwe, inama officielle, ntacyo barabivugaho. Amahanga yumvise iryo jambo ntacyo ararivugaho. Ubwo rero twebwe tugarukira mu kubyamagana, niyo mpamvu twabyamaganye. Ariko nka PDI kubera iki mwafashe iya mbere? Kuko nk'ishyaka abantu bashobora no kuvuga bati wenda rifite umubare muto w'abayoboke baryo, kubera iki mwafashe iya mbere? Mubona nizihe ngaruka bishobora no kugira iryo tangazo ryanyu rishobora kugira, cyangwa se umusaruro rishobora gutanga? Umusaruro, reka wenda mbere gufata iya mbere, iki gihugu umutekano wacyo ni uwa buri wese, buri wese atigaya icyo yakora n'icyo akwiye gukora igihe cyose yabona yuko akwiye kugikorera. Ntabwo twagiharira bamwe, iki gihugu ni icyacu. Ubwo rero igihe cyose ubonye ko hari icyo wakora kikiramira, kikirengera, kivuga ibikurimo, uba ugomba kubikora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri noneho, umusanzu wacu turawuburiramo ibice bibiri. Hari umusanzu ku bandi n'umusanzu kuri twe. Umusanzu kuri twe nuko aho kuniganwa ijambo twanigwa n'uwo turibwiye. None ukuvuga ngo hari icyo turi kubona tugomba kuvugaho. Ubundi umugabo atari birabangamiye uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore, ndavuga umugabo by'ubutwari atari umugabo by'igitsina, aba agomba kubona ibintu akabikemura mu buryo butatu. Kubijyamo akabivanishaho akaboko, akarwana icyo kintu akakivanaho akoresheje imbaraga z'akaboko, byamunanira agakoresha ururimi, byamunanira akababarira mu mutima. Rero twebwe kuvanishaho akaboko ntituri ingabo, PDI ni ishyaka rya politiki, ntituri ingabo. Ubwo ni ukubivaniraho, tubivuga, tubyatura, tubigaragaza. Kandi kubera ko dufite uburenganzira bwo kuvuga nk'ishyaka rya politike, ntabwo twajya kuvuga ngo none dufate icya gatatu cyo kubabarira mu mutima ngo twabuze aho tuvugira. hari political space. Ubwo ni icyo cya kabiri turimo, ni nacyo tugomba gukoresha. Ubwo rero twaragikoresheje. Noneho uwo musanzu ungana gute?
uwo musanzu wa mbere nitwe twawihaye kugira ngo tutaniganwa ijambo. Ariko icya kabiri nuko n'abayoboke bacu bagombaga kubyumva kimwe. Uwo nundi musanzu wa kabiri. Yego. Noneho uwa gatatu n'abandi nabo bakabyumva kimwe abiryo tangazo riri bugereho. Yaba abo twamaganye babyumve ko twabamaganye, yaba abandi nabo bari bakeneye kubyumva neza nabo babyumve neza. Ubwo rero uwo niwo musanzu wacu nk'abanyapolitike, ntabwo turi umutwe wa gisirikare ngo tujye kurwana dukoresha ubwo buryo bwa mbere, nta nubwo turi nta political special ngo tujye mu kwicwa n'agahinda twifumbase ngo twananiwe kuvuga. Twe turi muri ico gice cya kabiri noneho cyo gukoresha ururimi rwacu tukagaragaza ibiturimo. Amahanga sana yacecetse yirengagije iki kibazo, mutekereza ko iryo jwi rya PDI rishobora kucyumvikanisha kurushaho? Byanze bikunze hari umusanzu wo kucyumvikanisha. Ayo mahanga byanze bikunze barabyumva, bafite za ambasade hano, bafite abashinzwe za politike ku byasohotse mu binyamakuru hehe, bakabibasobanurira bakabibumvisa. Buriya ugiye muri za valise diplomatique kure diplomatique byanze bikunze kuvuga ngo PD yavuze iki niki, yabivuzeho ibi nibi. Abakora muri izo za ambasade barabizi ko byanze bikunze icyo gihe barababwira, ariko bakababwira ukuri twavuze. Noneho bo kuba bakushyira mu bikorwa batagushyira mu bikorwa, ibyo biba ari ibyabo. Twebwe akazi kacu ko kubabwira uko tubyumva natwe tuba twagakoze. Hanyuma twihuse, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we aheruka kugaragaza ko intambara yo muri Kongo ishobora kuzahinduka intambara y'akarere. Nawe ubona ko ibyo bintu ari byo? Ese ibyo ayo magambo ya Ndayishimiye yabahatse iki? Wenda niko ababyifuza, ariko ngiye mbibona muri kwa kundi umuntu agenda mu mwijima atareba imbere, noneho akagenda yivugisha avuga ngo niba hari umuntu uri hafi ndaba muteye ubwoba. Akagenda rimwe akagibera nk'uteraguye ibuye, akagenda yizunguza avuga ayivugisha ngo wenda hari umuntu ntari kubona hano. Nge niko mbifata. Nta wundi intambara y'akarere nkeka ko ariko babishatse ku kibazo cya Kongo kugira ngo ugende kukivangamo, n'ubundi nawo buri akarere igihugu kimwe 2-3 bibaye akarere. Ariko kuvuga ngo byarenga akarere, uwashaka ko bikarenga n'ubundi bizamugeraho. No kuvuga ngo urugero urebye bavuga ngo abantu bafashe Kamanyora hariya narahabaye. Noneho ukumva niba abantu bafashe Kamanyora bageze ku mupaka w'u Burundi n'umupaka w'u Rwanda. Mu Rwanda nihaturuka isasu riza kubabangamira bazarisubiza, i Burundi nihaturuka isasu ribabangamira bazarisubiza. Ubwo rero uwaba ashatse kurihindura akarere n'uzaba agiye kwivanga mu bya Kongo. Ariko natabyivangamo akabona yatsinzwe yakubiswe akagenda agacunga umupaka we, simbona yuko iriya ntambara yaza mu Rwanda, yaza muri Kongo, yajya muri Tanzania baturanye na Kongo. Simbibonamo ko M23 mu byitangaza ivuga ngo turashaka kubohora n'ibindi bihugu. Bavuga ko bashaka kubohora abanyekongo, bakareka ubutera hamwe, bakareka imiyoborere mibi, noneho kandi bakareka no kwibasira bamwe abandi, bakaba bamwe bakubaka igihugu cyabo. Wabyumva gutyo rero aturanye nabo akabaha amahoro bagakora ibyiza mu gihugu cyabo, sinibaza ko byajya mu ntambara y'akarere. Ariko utabibona gutyo, ari muri wa mwijima wa undi navugaga, akaba atareba kuri we agashaka kubyivangamo, wa mwijima uzahinduka umucyo, bamwereka ko bafite ubushobozi bwo kubona aho isasu riturutse barikurikirane, ko ntabwo abantu nk'abariya baraswa ngo barekeraho. Ubwo rero nge mbibona nk'ibintu by'ibikangisho, nk'ibintu by'iterabwoba byo kubuza abantu kuyobora igihugu cyabo, bagakomeza kugira ubuyobozi bubi. Abahagurutse kugira ngo batume bahaboneka ubuyobozi bwiza bakabatera ubwoba nk'amagambo nk'ayo ngayo. Ariko aho bigana sinibaza yuko intambara y'akarere n'amagambo kurusha ukuri kwayo. Ariko yavuze ko afite amakuru ku Rwanda rushaka gutera u Burundi, ari nayo mpamvu wenda
ashobora kuvuga ko bishobora kuvamo karere barashinja u Rwanda kuba rufasha M23 akavuga ati mfite amakuru ko rushaka no gutera n'u Burundi nubwo bavuga ati ntabwo rushobora kudutsinda Abanyarwanda n'abarundi turaziranye nta na rimwe u Rwanda rwize rutsinda u Burundi simbizi mu mateka ariko izi mvugo ze zo kugaragaza ko uwo mugambi uhari ntibyabanye n'intandaro se yo kuba intambara yavamo y'akarere biteye agahinda kuba igihugu kiyobowe n'umwijima aho kuyoborwa n'umucyo nicyo kibazo nge navuga kubera yuko uwo mwijima uhari uri no muri ayo mateka bavuga kuko abazi iby'amateka igihe u Burundi bwayoborwaga n'ubwami n'u Rwanda ruyoborwa n'ubwami hariho n'ubwami bw'Ubugesera ubwo bwami bw'Ubugesera hari igihe abami bombi b'u Rwanda n'u Burundi bumvikanye kubwigarurira bumvikana yuko bagomba kubutera aho ubwami bw'u Rwanda buzahurira n'ubw'u Burundi akaba ariho haba umupaka ubwo rero niba nyakubahwa Ndayishimiye yumva yararwanaga n'ubwo bwami bw'icyo gihe ariko we ndumva ko umenya atari mu bwami we umenya ari ukundi kuntu yatowe ejo bundi umenya atari muri ubwo bwami noneho we akumva yuko barwanaga n'Abanyarwanda kandi abami barumvikanye kurwanya ubwami bw'Ubugesera noneho akumva yuko iyo ntambara ari y'Abanyarwanda ubwo ndumva ari ukuyoborwa n'umwijima kurusha kuyoborwa n'ukuri n'amateka nyayo ubwo rero iyo abantu bayobowe n'umwijima no mu mateka haboneka umwijima no mu mirwano hakaboneka umwijima noneho abantu ukavuga yuko batigeze bagutsinda utarigeze urwana nabo naho warwaniye hakaba haritwaga ikindi gihugu kititwaga u Rwanda utanabizi ukabyiyitirira ubwo kubivugaho urumva biragoranye gusa navuga yuko amatungo cyangwa reka nkoresha ijambo ry'ukuri kuko hari ibiremwa Imana yashizeho byitwa imbwa igihumbi cyangwa ijana niyo zakwishyira hamwe ntabwo zahinduka intare rero ni intare u Rwanda ni intare ruyobowe n'intare rugizwe n'intare abakwishyira hamwe bose batari izo ntare ntibarwana n'u Rwanda nta nico barutwara ntabwo imbwa igihumbi zihinduka intare na nubwo zatsinda intare ubwo rero na magambo yandi navugaga y'umuntu uri mu mwijima akagenda yivugisha avuga ariko mu by'ukuri nta n'ikibazo gihari cyamuhungabanya ariko kiwe yashatse n'ubusazi bwe cyangwa ibindi by'umwijima arimo abishatse icyo gihe ahita abona nk'ibyo M23 wenda imweretse kubera ko yagiye gufasha ingabo za Kongo aragenda arazifasha n'ibya bindi navugaga ko uko abantu b'abanyentege nke bakwihuza ntago bahindukanyemo umunyantege zikomeye ibyayo byose barihuje banihuza n'amahanga n'abacyancuro n'abande ariko ubu ngubu naho bari bacungiraga barwana na za Red Tabara n'abandi naho bahabavanye bari hamaze imyaka myinshi cyane hari ariko hose M23 yahabavanye irahasukuye ntabwo yarekura umuntu ngo agenda ateze ibibazo Burundi cyangwa u Rwanda icyo bashaka no kugira igihugu cyiza gisukuye kiyobowe neza ubwo rero niba batsindwa na M23 bakumva ko M23 yabatsinda bakaza bagatsinda u Rwanda noneho ibyo ndakeka ko ari filimi barimo mu mitwe yabo ariko mukuri biragoranye kuba M23 yagutsinda igatsinda ingabo z'u Burundi igatsinda ingabo za Kongo igatsinda za South Africa igatsinda za SADC noneho abarundi bo bakavuga ati nubwo yadutsinze turabona ko u Rwanda rworoheje ku buryo twebwe tuzabatsinda nk'ukuntu twatsinze Abagesera cyangwa ibyo bya Kirundo ni filimi iri mu mutwe wabo ku buryo iri mu mvugo ku buryo ndumva batanabitinyuka iyo ntambara sindi kuyibona yego twigarukiye kuri cya kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC nyuma yuko M23 yigaruriye umujyi wa Goma habaye inama yahuje abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC waga umuryango w'ibihugu
byo mu burasirazuba bw'Afurika ndetse n'ibihugu by'amajyepfo bemeranya ko iki kibazo gishobora gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro, ndetse ni nabyo byemezo bifatwa na AU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wemeje iyo nzira ko ariyo ishobora kuba igisubizo. Ariko nyuma yaho twabonye imirwano mu bice bitandukanye, ndetse nibwo M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu n'ibice bitandukanye, Kamanyura twahoze tubivugaho. Iki kibazo cyagakwiye gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro, ariko aho bigeze ntekereza ko kiri gufata indi ntera, kuko ari RDC ntago ishaka ibiganiro. M23 yaravuze ko ishobora yabyemera, sinzi niba uyu munsi wa none ishobora kwemera ibiganiro bijyanye naho imaze kugera, cyangwa se wenda n'ibyisaba byariyongereye ahari, ko mbere yavugaga ibiganiro nta kivugiraho, biravugira ku mujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu. Kubera iki RDC idashaka ibiganiro mu kurangiza iki kibazo? Ese uyu munsi ibiganiro byashoboka? M23 yo ntiyashyiraho amananiza? Urebye sinibaza ko M23 yashyiraho amananiza, ahubwo yashyiraho icyatuma bagira igihugu cyiza. Icyatuma bagira igihugu cyiza rero ntabwo cyaba ari amananiza kuwo ari we wese, ahubwo cyaba ari uburyo bwatuma igihugu cyabo kimera neza. Noneho ubwo buryo babonamo yuko byatuma bagira igihugu cyiza, uwabibonamo amananiza n'uwaba utagikunze. Ahubwo we nawe yaba akwiye kuvuga ngo ibyo bavuze twabibyaza gute umusaruro, natwe twongeramo ibyatuma bikorwa neza. Icyo gihe rero ntiyaba ari amananiza, ahubwo ari ibitekerezo byiza byo kubaka igihugu, ariko n'undi wese yatangamo ibitekerezo kugira ngo igihugu kibashe kubakwa. Noneho kuba ubuyobozi bwa Kongo bavuga ngo twebwe nta n'imishyikirano dushaka, ubwo biraterwa burya ibiganiro bituruka mu rukundo, utagira urwo rukundo bigaturuka ku mbaraga. Ubwo rero nta rukundo rwo kubaka igihugu cyabo, bakaba bumva yuko bakoresha abacyancuro, bakoresha ibindi bihugu, bakajya hariya bakarira, bagashakisha imbaraga zituma batsinda ubarwanya aho kugira ngo bumve icyo abarwanira. Icyo gihe sinibaza yuko bagifite umwanya wo kwanga ibiganiro, wo kuvuga ngo tuzarwana. Sinzi ko kurwana uvuga ngo M23 yafashe kwa sobukwe na nyoko bukwe, yafashe ndavuga Walungu, ukavuga ngo yafashe ku iwabo wa perezida w'inteko ishinga amategeko, kuko waraharindaga kugira ngo batahatwara. Niba bahagutwaye no kuvuga ko ufite imbaraga nkeya. Ubwo ufite imbaraga nkeya rero ikiri bugufashe no kuganira. Natemera ubwo barakomeza gutera intambwe, kuko ubona n'amahanga avuga ngo M23 yakomeje kurwana. Sindi umuvugizi wayo, ariko nshyigikiye ikibazo cyabo. Uko bakivuga nge ndacyumva, narakimize, ndacyemera. Impamvu zabo ndazemera. Noneho ubabwire ngo muhagarike intambara, Tshisekedi atemera kuganira. Ya masezerano ya Nairobi ya Dar es Salaam ntabwo yabashizwe mu bikorwa, kuko Tshisekedi ntiyemera kuganira, nibwo bakwiye guhagarika intambara. Kuko ntibahagarika intambara Tshisekedi atemera kuganira. Ubwo rero kuvuga ngo byagarukira hehe, bararusha Tshisekedi imbaraga, bazakomeza bamwegere. Nibageraho bamugeza ku nzu arimo, agasohoka ashyize igipapuro hejuru kivuga ngo none nemeye ku biganiro, bazareba niba gifite imbaraga zo kubikora. Nge niko mbyumva. naho ubundi guhagarika intambara yabo yo kubohora igihugu cyabo, amasezerano ya Dar es Salaam adashyizwe mu bikorwa n'uruhande rwa Tshisekedi, yaturavuge ko yemera ibiganiro, nta mpamvu yo guhagarika intambara atemera ibiganiro. Baba bayihagarika se ngo bigende gute? Buri wese afata hari hayobore. Ibyo nabyo muri Dar es Salaam ntibabivuze. Ariko niyo ubona iyo bavuze ibiganiro nta nubwo basaba M23 gusubira inyuma
mu bice yafashe. Umuntu aribaza ese ibyo biganiro bizaba M23 isigarana aho yari yafashe cyangwa n'ubundi no kuzava hahandi yari yafashe? Nkeka ko ibiganiro by'abanyekongo bizaba bireba igihugu cya Kongo, ntibizaba bireba aho M23 yafashe gusa cyangwa aho itarafata gusa, bizaba bireba igihugu cya Kongo. Igihugu cya Kongo rero bazaba bareba ahafashwe na M23 n'ahatarafatwa na M23 n'abari hanze none batari kuri urwo rugamba, kugira ngo baganire imiyoborere myiza y'igihugu cyabo itarimo ibintu byo kuzajya bazana buri gihe abacyancuro, byo kugira ngo bazane ivangura ry'amoko, byo kugira ngo buri gihe hatangwe impuruza y'uko hari bamwe bashaka kwica abandi, yo kugira ngo bakomeze kugira FDLR ku butaka bwabo, yo kugira ngo ubutungo kamere wabo ukoreshe neza, banayobore neza igihugu cyabo. Bamwe umuntu ataba perezida uwo munsi akagenda yumva yuko n'izindi ntara zose agomba kuzikoresha icyo ashaka. Ubwo ibyo birareba igihugu cya Kongo, ntabwo bireba gusa Bukavu na Goma, ntabwo bireba gusa Bunya na hehe, oya ni igihugu cya Kongo. Nari nama muvuga yuko iyo mishyikirano yabo aho igana ni ukuganira ejo heza ha Kongo. Ntabwo ari ukuvuga ngo hariya mwari mufite muhave ngo nico kibazo, oya n'ubundi batahafite ikibazo cyari gihari, naho bataragera ikibazo kirahari. Urabona iyi trio ihari y'intera hamwe n'abazivutsemo, ku ruhande rumwe hakaba FDLR, ku rundi hakaba imbonera kure, ku rundi hakaba Wazalendo. Ubwo nutekereza muri 1991 mu Rwanda hariho intekerezo zo gushyiraho intera hamwe, uko zagiye zihindura izina zikageraho zitwa FDLR, uraza kubona izo ntekerezo nizo ziri gutegura Wazalendo, izo ntekerezo nizo ziri gutegura imbonera kure. Uko igihugu kiyobowe neza kigira ingabo zizwi nkuko hano mu Rwanda ubibona, tukagira police, tukagira igisirikare, niko muri Amerika bimeze, niko ibihugu byose Burusiya bimeze niko. Ariko umaze kumva perezida ari gushakisha abemewe n'abatemewe, abatemewe bakabaha intwaro, rimwe na rimwe bakarusha imbaraga n'ingabo z'igihugu zemewe. Uko niko intera hamwe zari ziri mu Rwanda, uko niko Wazalendo ni muri kubyumva, ni buri kumva ukuntu mu minsi ishize barasaga ingabo za Kongo ziri guhunga. Bo bizi bya gisirikare, bazi ko bamaze gutsindwa, udusozi strategique twatwawe, igisigaye n'uguhunga, bakabaha inzira bakagenda. Ya nzira bahawe Abazalendo kuko batabyiza ariko bafite imbaraga, bari kubarasa ngo mugume ku rugamba. Ubwo ari Abazalendo, ari abo imbonera kure, ari intera hamwe, murumva nyene icyo kintu kiri mu karere cyo kubaka abantu bameze gutyo muri ibyo bihugu. Iyo ubibonye ko hari intera hamwe zimeze gutyo, iherezo ryazo nizo, imbonera kuri iherezo niryo, Abazalendo iherezo niryo. Ubwo rero ibigo ahubwo bagomba kuvuga aba bayobozi dufite bagenzi bacu bagenda bubaka ibintu nk'ibyo ngibyo bitari conventional, bitari ibisirikare, bitari ibisivile, bakahabwa intwaro bakabigenza gute muri kujyanisha hehe ibi bihugu. Ibyo byose nkeka ko imishyikirano ya Kongo izabiganiraho. Ibyo biganiro bizaganira ku bintu byose bimeze gutyo. Ariko ubwo hari ababishaka, twabonye Tshisekedi avuga ko hari impamvu zatuma ataganira n'umutwe wa M23 yabigarutseho ubwo yari i Munich muri iriya nama yigaga ku mutekano, agaragaza impamvu 3 zatuma ataganira na M23, agaragaza ko ari umutwe we awita uwiterabwoba, agaragaza ko wica abaturage, bityo ko nta mpamvu yo kuganira nawe. Nibo ba ibyo biganiro twabyitegaza, nibo ba mbere ahubwo kuko bo bakunda igihugu baremera kuganira. Ariko ubundi batagikunda ntibaganira nawe, kuko bafite uwashyize Tshisekedi ku buyobozi, uriya Colonel Nanga aragenda avuga ukuntu yibye amatora mu izina rya Tshisekedi. Muri make baravuga yuko ahubwo bayobowe n'umuntu utaratowe, kuko uwabikoze n'ubuhamya bwinshi cyane agaragaza. Ariko na Kiliziya Gatolika nayo yarafite abobservateri mu matora yarabigaragaje. Noneho numva bagiye kuganira nawe bamwita perezida kandi bazi ko atari perezida.
ariko kubera gukunda igihugu cyabo baremera kumwita perezida baganire. None wa mu perezida utari perezida watowe wakaba ari uvuga ngo mwebwe muri imitwe y'iterabwoba sindi buganire namwe. Iterabwoba ryabo niryo kumubwiza ukuri no kumubwira ngo nta mbaraga ufite no tukoresheje imbaraga twakuvanaho, ariko reka tuganire twubaka igihugu cyacu cya Kongo. Ubwo niba we atabyumva gutyo harimo uburyo bubiri. Cyambere arumvishwa n'irisasu barakomeza bamwereka ko bamurusha imbaraga, ariko icya kabiri iyi imbaraga isi yose imaze kubona ko utazifite kandi niko bigaragara ko atazifite, bazamushyiraho igitutu n'ubundi biganiro bibeho, kuko iriya Dar es Salaam ni igitutu n'ubundi bamushyizeho kuko atabyemeraga, ariko nabo yarafatanyije nabo bamaze kwemera ko ibiganiro bibaho. Ubwo nibakomeza kuva Goma bagafata Bukavu, ejo kumva za Manyema zafashwe, hari igihe azababwira ngo mureke tuganire ahubwo bamwangire. Hanyuma abantu baribaza bati ariko amahanga ko yacecetse, imyitwarire y'ibihugu by'amahanga kuri iki kibazo byo muyibona mute? Hari mugani bajya bavuga ngo ntawe uvuga n'indyo mu kanwa. Ayo mahanga nyine ntari kuvuga, hari ibyo ari gucukura, hari ibyo ari gukora, ku buryo aravuga ati se ukuri turakubona, ariko se nituvuga bakaduhambiriza biragenda gute? Ni icyo ngicyo nicyo kibazo gusa, naho ubundi ukuri kuragaragara. hari haba umuryango w'abibumbye babaha za raporo zigaragaza ubwicanyi bukorerwa abatutsi bavuga ikinyarwanda hariya, kuko hari n'abandi batutsi batavuga ikinyarwanda b'abahema n'abandi bari hariya. Ariko iyo raporo iyo baye bakicecekera, iyo bamaze kuvuga ngo ubucyancuro ntibwemewe, ibihugu by'Iburayi bihora bivuga yuko bifite ibendera na komanda yerekeranye uburenganzira bwa muntu, bakabereka abanyaromaniya banyura hano b'abazungu bahetse ibikoresho byabo babibahaye ngo nimugende iwanyu, bakabafotora. European Union kugeza uyu munsi mwigeze uvuga ngo yabishize ku murongo w'ibyigwa ngo tubiganireho, babaze ngo wowe Romania wowe ugira gute abacyancuro muri Afrika? Noneho nta wabibajije muri biriya bihugu by'Iburayi, ahubwo ari kuvuga ati mufatire u Rwanda ibihano, nta nuvuga ngo ariko Romania abaturage be bagiye hariya gute, nta n'umubibaza. Ubwo rero nukwirwanaho, ibyo bakora byose bazi icyo bashaka, ni nko gufata umujura, abandi bajura bakaza bakamukikiza bakanagukubita wareba nabi. Ubwo niko Kongo imeze, y'abantu bacecetse, baba bacecetse kuko kuri aribwo se baracecetse, ko iryo jambo ryo guceceka naryo ritaba ari ryiza. Ntibacecetse ahubwo ari byo bari gukora munsi, bagenda bakomeza kwenyegeza Tshisekedi kugira ngo akomeze ku rugamba, agura ibitwaro byabo. Urabona ngiye mvuga ko bamuha ibitwaro akabigura ariko atazi kubikoresha, ariko bakabimuha gusa, akabaha amadolari bakabimuha, batazi kubikoresha, kuko ziriya ntwaro bafatiye hariya, ziriya ntwaro usibye kuzirwanisha muri iriya ntambara, umenya zarwana intambara y'isi. Ariko birangira bazimufatanye, ariko zirangira bazimufatanye, indege bazimufatanye, ibiki byose babimufatanye, kandi yabitanzeho amafaranga. Ukibaza uriya barashaka basakuza bavuge ngo muguma aho ngaho, bahita bambwira ati ugura ibindi bitwaro, kuko niyo mpamvu ntawe uvuga n'iryo mu kanwa, hari icyo bamushaka, hari icyo bari kurya. Hanyuma ibi bihugu muri rya tangazo twahereyeho ryanyu rya PDI n'ubundi nabyo mwarabyamaganye, kubera iki mwabyamaganye? Ese mubona ari nihe mpamvu ituma, kuko hari bimwe muri byo bivuga biti twifatanyije na RDC gusabira u Rwanda ibihano, kubera iki bishyira bigereka ibi bibazo bya Kongo ku Rwanda? Ariko se bifatanya na DRC gusabira u Rwanda ibihano, cyangwa bo basabira u Rwanda ibihano bakabwira DRC ati twebwe twasabira u Rwanda ibihano, nawe ukomeze uvuge ngo turusabira ibihano? Ntabwo ari DRC yagira ubwo bwenge bwo kuvuga ngo ni mu bafatira ibihano mu bigenze gute, ahubwo bariya nibo bavuga urabizi twebwe tugiye gukoresha uburyo bwacu dufatira u Rwanda ibihano,
kubera yuko u Rwanda ruri kuvuga koze, ruri kuvuga ikibazo neza cya M23, kandi M23 kuko iri kubona morali kubera gushyigikirwa n'u Rwanda ruvuga ikibazo cyabo neza, aho twacukuraga hose, haba abarundi bacukuraga Rubaya, haba abandi bacukuraga mu bice bya za mine zindi zitandukanye, twebwe indege zacu zazaga zikajya i Buraya, kabuga kakavumu na hehe, ubwo biratugoye turebe uko tubafatira ibyemezo. Ariko wowe ugomba ari we kubivuga, none twebwe tukaza dushyigikira. Nibo babimubwira akabivuga, ariko nibo we ntiyabitekereza. Reka umurebye ibyo bamukoresha, aho kugira ngo yubake igisirikare gikomeye bamutegeka gufata abacancuro babo, aho kugira ngo agire ubuyobozi bwiza atunganye bamutegeka kugira interahamwe z'abazarendo, aho kugira ngo aganire na bene wabo babone ukuntu bayobora igihugu, arumva ko yarwana kugeza ngo ku wanyuma bamutegeka gukorana na FDLR, gukorana na FDLR. Cyewe nego ni umuntu, ariko ubu muntu bwe simbubona ku buryo yatekereza ibyo ngibyo, arabitekererezwa. Mu minsi ishize ngira ngo nta minsi iranashira u Rwanda rwahise ruhagarika imikoranire mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se n'iterambere n'igihugu cy'Ububiligi. Ngira ngo itangazo mwararibonye, u Rwanda ruhagarika iyo nkunga. Ni inkunga rwahabwaga, kuba wahabwaga inkunga ukavuga uti wowe wanteraga inkunga ndaguhagaritse inkunga yawe yigumane, ni ibintu abantu bavuga bati ntago byari bikwiye ko u Rwanda rwahagarika inkunga ruhabwa. Ni igihugu kiri gutera imbere, kigikeneye amaboko. Mwege mubibona mute? Wenda duhereye aho ngaho, kuba igihugu nk'u Rwanda cyavuga ngo duhagaritse ibikorwa by'iterambere twakoranaga n'Ububiligi kubera impamvu rwagaragaje, bimwe twavugaga byo kuba buri kwifatanya na RDC mu gushaka gukomanyiriza u Rwanda kubona inkunga z'ibindi bihugu. N'uburozi twaryaga, ahubwo turakomeye kuba butaratwishe. Impamvu mvuga ko ari uburozi, ni gute Ububiligi bwavuga ngo u Rwanda ruhagarikirwa inkunga z'iterambere ariko bwo bugakomeza kuduha iyo nkunga? Aho niho hari ikibazo, mvuga ngo n'uburozi, kuko ari inkunga y'iterambere budusabira kuyihagarika, nibwo bwa mbere bwayihagarika. None kutayihagarika bugasaba abandi ngo hafatwe icyemezo cyo guhagarika inkunga z'iterambere, ariko iyaba igakomeza, ahubwo mweka ko twaratinze kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu yari gukomeza, noneho ubwabo bakifuza ko ikomeza, ariko bakajya kuza abandi bakavuga ngo murebe ukuntu dufatira u Rwanda ibihano. Icyo mu bwenge bwanjye sindi kucyumva. Ku buryo kuyihagarika nibyo byari kuba byiza, ariko ndumva atari kuyihagarika gusa, bakwiye kuyihagarika bakanareba niba nta burozi bwari burimo, nacyo bakashaka ibintu bidetekitinga, ibintu bishobora kuyisuzuma neza, ukuntu bavuga ngo yo ihagume ariko bakadusabiriza abandi ngo zihagarikwe. Ubwo rero ubwo twagize ubushishozi igahagarikwa, nkeka ko no kugenzura ibyayo nabyo birakwiye, kuko ari inkunga ba nyirayo bari kudusabira ngo zihagarikwe, niyo bari guheraho guhagarika, ariko bo ntibavuze ngo kuyihagarika. Kutabivuga nkeka yuko byatumye na leta y'u Rwanda ibwo ariko baradusabira guhagarika izindi, kandi yabiri hano twayihagaritse. Ariko icya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakivuzeho, iyo inkunga iyo ari yo yose twabonaga ihagaritse, riba ari isomo kuri twebwe kugira ngo twigire. Ubwo rero inzira zo kwigira no kubaho dushingiye ku bushobozi bwacu, ni ukwigira ngo dutere imbere, ariko no kubaho tugakoresha neza ibyo dufite kugira ngo bitubesheho neza, ariko bitatubuza gutera imbere. Iterambere rigakomeza kubaho, ariko ibyo dufite dushobora kubyivanamo tukabibona, ariko ubwo burozi bwabo tukabwihorera. Kugira ngo rero bishoboke, nuko buri wese icyo ashinzwe gikoresha neza. Hanyuma se nta mpungenge mubona ko iki cyemezo wenda gishobora kugira ku bijyanye na bya bikorwa n'ubundi
u Rwanda rwakoranaga by'iterambere, rwakoranaga n'Ububiligi. Yego inyongera mbi ni ibinyoro, niko umunyarwanda avuga. Ni ukuvuga ngo uko ingana kose yarazaga ari inyongera tukayikoresha, ariko ubusugire bwacu, umutekano wacu, agaciro kacu gasumba ibyo ngibyo baduhaga. Rero ubwo agaciro kacu, ubusugire bwacu, ukubaho kwacu, ukubaho ni ikintu gikomeye, kuko n'ubundi iyo nkunga ntacyo yatumarira tutariho. Niyo mpamvu ibyo bihano, aho kugira ngo dutinye ibihano, twatinya kutabaho kwacu. Tugomba kubaho, noneho bakaduhana cyangwa ntibaduhane, ariko turiho. Ubwo rero kubaho kwacu birasumba inkunga zabo. Niyo mpamvu tugomba kurwanira ukubaho kwacu, none inkunga zabo zajya tukamenya uko turi bucunge icyo kibazo, gestion yacu tukagicunga, ariko uko turiho, ko tutariho ntitwagicunga. Ubwo rero ibyemezo byose byafatwa ku kubaho kwacu birasumba ibyo bihano, kuko ibyo bihano babihuriho ntibabiha utariho. Ubwo rero tumaze kubaho, tuzabaho dushingiye ku byo dushoboye, none tugende dutera imbere n'ibyo baduhaga tubashe kubyikorera. Ariko kuvuga ngo twemere dupfe tuveho dutinya ibihano, utariho se n'ubundi wamuhana bikagenda gute? Utariho niyo wamuhana ntibyamugeraho, n'ubundi ntabariho. Hanyuma igihugu nk'u Rwanda baravuga batagahugu gato gute kahagarika inkunga gahabwa. Iki icyemezo nk'icyo ngicyo kiba gisobanuye iki, cyane cyane ku gihugu nk'u Rwanda, igihugu kikiri gutera imbere, nyine nabivuze gikeneye amaboko, kuvuga ngo duhagaritse inkunga biba bisobanuye iki? Ko hari n'ababa batabyumva bavuga bati Rwanda ntigute rwazihagarika. Harimo ibintu bibiri. Icya mbere, izo nkunga z'Ububiligi ntabwo zigeze kuri 1% cya budget y'igihugu cyacu, ntizigeze kuri 1%. Uyu munsi mu Rwanda urebye inteko ishinga amategeko bije itora nejo bundi yatoye, turi kwibeshyaho 85%. Aho ngaho, around aho ngaho. Noneho ibi bice bisigaye tubonamo inkunga, Ububiligi sibwo bwa mbere bugize 15%. Kandi agaciro kacu ko ni 100%. Ntabwo twafata agaciro kacu k'100% tugasimbuze ibitageze kuri 1% by'inkunga duhabwa n'Ububiligi. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, igihe u Rwanda rwitwaga ko rurerwa n'Ababiligi, ariko n'ubukoroni bwiswe iryo zina, bakahindura ubukoroni cyangwa kurerwa, byose byari kimwe. Icyo gihe Ababiligi 100% nibo bari bashinzwe u Rwanda. Uyu munsi rero u Rwanda ntago rushinzwe 100% Ababiligi. Ubwo n'ubutumwa tubaha mu guhagarika iriya nkunga, kandi tugakomeza kubaho. Amashanyarazi akaka, amazi akagira, lisansi zikabaho, imishahara y'abakozi gatangwa, iterambere rigakomeza. Kubera iki? Sibo bonyine ubu ngubu bagize u Rwanda. Ubu singa cya gihe umwami Rudahigwa yashatse kujya i Buraya, Ababiligi bamwima amafaranga. Ubu ngubu kuyatwima ntabwo byabuza ibyakorwaga gukorwa. Ariko nabivuze, inyongera mbi ni ibinyoro, si ukuvuga ngo twayabonaga tutayakeneye. Yego. Ariko agaciro kacu kayarusha imbaraga, ukubaho kwacu bibirusha imbaraga. Niyo mpamvu kubaho kwacu n'agaciro kacu karatuma tubaho uko twifite, dukoresha neza ibyo dufite, noneho ibiturutse mu mubano mwiza nibyo twashyira imbere kurusha kubiturutse muri ubwo burozi bumva yuko baduha none bakadukoresha icyo bashaka. Hanyuma ibihugu bikomeye bikunze gukangisha ibihano, nirihe somo rikwiye kuvamo cyane cyane ku bihugu bya Afrika, kumva ko ibyo bihano bashyize imbere nk'uko u Rwanda rubigaragaza bidakwiye gukanga ibihugu bya Afrika? Nirihe somo byasigira ibihugu? Icya mbere ni ukwigira, ibihugu bigafata ingamba zo kwigira. Ariko kwigira kwa mbere ni ukwiyobora.
abantu bakayoborwa neza bakagira politiki nziza zibazamura. Uriya se Kongo ifite imiyoborere myiza ibateza imbere, ntabwo Ububiligi bwavuga kuri ubwaburayo rukira nayo rumira, kuko Kongo yaba itarimo corruption, itarimo ruswa, yaba ifite imiyoborere myiza, yaba idafite abakene nk'abari ubonwa aho M23 ifata bakaza birukanka wibaza ngo bono n'abanyekongo n'uburyo twumva ubukungu igihugu gifite. Ariko uriyo urebye bari abaturage rwose urabona yuko bafite ikibazo. Abaturage bafite ubukungu bungana kuriya mu butaka bwabo, ariko ukababona kuriya, njya mbona za video zigaragaza M23 yafashe abaturage baje biruka, ukavuga ute bano ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo bukungu wabugereranya n'abaturage ukabona ntaho bihuri, kandi ibyo nibyo Ababiligi bashaka, kuko Kongo itarabona ubwigenge bari bayifitemo 100% ibyabo byose bayitwara. Imaze kubona ubwigenge bagize perezida witwa Lumumba, Ababiligi nibo bakoze gahunda yo kumwica babinyujije ku banyekongo bamwe na bamwe. N'uyu munsi rero imiyoborere myiza ya Kongo yatuma abaza kuyora ubukungu bwa Kongo mu buryo bunyuranye n'amategeko bahagarara. Uwo nguwo kugira ngo ayobore Kongo bizatuma ngo ibihugu bya Afrika bimufashe, ahubwo ibihugu bya Afrika bifashanye nk'ukuntu byafashije South Africa kwigenga, za Mozambique kwigenga, zigafasha ibihugu bya Afrika y'amajyepfo kwigenga, bifasha ahubwo gutuma Kongo yigenga, ubukungu bwayo bukoreshe mu yifitiye akamaro. Hanyuma hari mu itangazo mwasohoye mwagaragaje ko mushyigikiye n'ubundi ingamba z'ubwirinzi leta y'u Rwanda yashyizeho bitewe nyine n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo na wa mugambi twavugaga. Mwe mwagaragaje ko mubishyigikiye, ariko nyamara hari ibihugu bitandukanye byagaragaje ko izo ngamba zitagakwiye gushyirwaho, ndetse bakavuga bati u Rwanda rukureho izo ngamba z'ubwirinzi. Mwababwira iki she? Icyo twababwira nuko ukubaho kwacu nitwe dukeneye kubaho kurusha yuko bo bakenera ko tubaho. Kandi izo ngamba z'ubwirinzi nka buriya, tekereza iyo biriya bisasu byarashwe Icyangugu n'ibyarashwe kuri Rubavu ku Gisenyi, iyo bihagera ubwo byari kugenda gute? Izo ngamba z'ubwirinzi abatubwira ngo tubivaneho bamaze kubwira ukorana na FDLR ngo ntuzatera u Rwanda. Kuki batubwira kuvanaho izo ngamba z'ubwirinzi batarakemura ikibazo cya FDLR? Niyo mpamvu umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye we yarabirebye arabibona, abona ko izi ngamba z'ubwirinzi zituruka mu kuba FDLR ari menace ni threat ku Rwanda, ni ikibazo ku Rwanda. Ariko ntibikiri n'ikibazo ku Rwanda gusa. FDLR ukuntu imeze, n'igihe Burundi buzayoborwa mu nzira itari yayo buzahatera ibibazo, kuko bumaze kuhagira imbonerakure zitari nkeya. N'igihe Kongo izayoborwa mu buryo butari mu nyungu zayo, imaze kugira abazarendo n'abamayimayi batandukanye. Ubwo nuvuga ngo ikibazo cya FDLR kiri hari abantu bemera igisirikare cy'igihugu kigapfa kubera FDLR. Ubwo iyo menace ya FDLR itavanyweho, nta buryo wabwira u Rwanda ngo ruvaneho ubwirinzi bwabwo, kubera yuko iyo menace n'ubundi abambere bagamijwe n'u Rwanda kandi byamaze no kugaragara. Ubwo rero abavuga ngo tubuvaneho nukubabaza ngo maze turindwe nande? Baturinde. Nibaturinda ingabo zacu zizakora iki? Twe dufite ingabo zirinda u Rwanda, zizakora iki bo nibaturinde? Ese bigeze bagaragaza ko bashobora kuturinda? Abantu 1 miliyoni ipfa hano muri genocide yakorewe Abatutsi baraturinze? Abari bahari ahubwo baragiye. Noneho ntabwo batubeshya kabiri, kutubeshya rimwe bitwa casque bleu, abantu bagahungira za Kicukiro hariya bakajya nyuma bakabata, ibyo birahagije. Kubizera ubwa kabiri ngo tureke ingamba z'ubwirinzi bwacu, bongere badute, ndumva yuko bitakunda.
turi kugana ku musozo. Iyo turebye amashusho tujya tubikurikirana, amashusho y'aho M23 yafashe, ubona abaturage bayishimiye, bayakirana n'urugwiro. Byaba bitanga icyizere ko izamara igihe muri biriya bice yafashe, cyangwa se byabatera imbaraga gukomeza no gufata ibindi bice? Icyambere ni badakora amakosa nk'ayakozwe kuba babanjirije batangije ingamba nkizi, bizatanga igisubizo kuri Kongo. Ariko nibajya mu mishyikirano bakaba umwanya wa vice president, bakaba umwanya w'ingabo, bakaba umwanya w'ubudepite, kandi abaturage bose, urugamba rwagombye kuba rugamije abaturage, rutagamije umwanya wowe uri buhabwe. Rero nibajya mu biganiro cyangwa mu buyobozi butuma batekereza impamvu z'urugamba rwazo ko ari ukuzamura umuturage n'agaciro ka Kongo, nkeka yuko bizabagirira akamaro, bakagira ibyo bakora. Ariko nibumva yuko buri wese yabaye ministre, yabaye umudepite, yabaye chef runaka, yabaye vice president, bamwe muri bo babaye n'aba vice president, bakumva ko ikibazo kirangiye, ingabo nyuma y'igihe gito bakagenda babahinduranya, bagenda ni nacyo cyateye intambara. Bagiye babahinduranya, bamwe bagenda bakira, abandi bagenda bakena, bigeraho ko babona ko cya kibazo twarwaniriraga uziko ahubwo noneho cyabaye kinini kurushaho. Ariko abantu bo ubwabo birebye aho kugira ngo barebe cya kibazo. Ubwo rero nibareba ikibazo cyabo bakakiganira, bakibonera igisubizo, nkeka yuko kizaba ari igisubizo ahubwo mu karere. Babikora gute? Biragoranye, wenda sindi mu nama zabo ngo mbe nabavugira, ariko ndakeka ko ibiganiro byabo bikomeza kuvuga ngo koze yacu y'intambara ni impamvu zacu z'intambara nizi, kandi muri ibi biganiro turabikomeraho. Noneho bakabiganiraho, bakabona ko bifitiye abaturage babo akamaro, ko n'u Rwanda natwe twakwishimira kubona Kongo iteye imbere, abanyekongo bakaza gukorera mu Rwanda, abanyarwanda bakajya gukorera muri Kongo, ndetse Kongo ikize yamera ikize uburwayi bw'imiyoborere, yamera nk'ukuntu Ubuyapani n'Ubushinwa ibihugu bifatanye nabyo byagiye bizamuka. Ariko Kongo irwaye ni ibibazo bikomeye, tubisigira abanyekongo n'abakuru b'ibihugu bajya mu nama zabafasha muri ibyo biganiro. Ariko abenshi bakwiye kuba bareba kure, ariko abareba kure wasanga ari bakeya. Ahazaza h'akarere u Rwanda ruherereyemo mubona ari ahahe? U Rwanda rwakwitwara gute? Ahazaza h'akarere nuko akarere kakwiye kugira ibihugu biyobowe neza. Ku bihugu byo mu karere nibiyoborwa neza nizo mbaraga zabyo. Reka mbaho urugero, ubu East African Community abadepite bayo barabahagaritse, ntibari gukora amezi 6, barababwiye ngo muraba muretse gukora. Kubera iki? Harimo abanyekongo barimo, umenya n'abarundi bahembwa ya mafaranga u Rwanda, Kongo n'abandi batanga, noneho bo ntibatanga imisanzu, amafaranga akarangira. Noneho ukibaza iyo regional integration twifuza, uko kwihuza kw'ibihugu, Kongo n'ubukungu turi kumva yabuze amafaranga yishyura muri East African Community. Ako na karere wambajije turi kuvugaho ngo haye urugero uko bavuze ngo duhagarika amezi 6 dushakisha amafaranga. None se Kongo ivuga ngo ifite ubukungu, ubwo icyo gice M23 ifite nicyo bukungu bwa Kongo, ku buryo noneho babura amafaranga yo kwishyura. Ariko akarere karagiye kakazajya gafata abanyekongo nabo b'abadepite kakabishyura, kakaba amafaranga yatanzwe n'ibindi bihugu kandi igihugu cyabo kitayatanga. Ubwo ikibazo kibaye kuri Kongo itayatanga, ariko kinabaye no kuri wundi uri guhemba abanyekongo. Kinagiye no kubemera yuko ayo mafaranga ahabwa abantu b'igihugu batari kwishyura imisanzu. Ubwo rero kugira ngo akarere kacu kagende neza nuko abantu bagomba gukoresha ukuri kandi bakaba ferme, bagakanurira n'ijisho wa wundi utakwiye kuyahabwa ntayahabwe, bakagira ibyemezo bibivuga gutyo.
naho nibagira isoni ubuti yamaze kuza turafata yatanzwe na Kenya na Uganda n'u Rwanda bose n'abadepite tuyabahe ariko si igihugu cyabo kugita yatanga urafata yo nge natanze ngo yabahe gute mu gihe rero hatarimo ibiganiro bivugisha ukuri bifata ibyemezo ntabwo akarere kazatera imbere buri wese azabanyamwigendaho u Rwanda tuyobore neza igihugu cyacu dutera imbere tugira ariko undi muturanyi nawe ufite ikibazo nagira ikibazo cye umuturanyi ufite ikibazo nawe kikugeraho byanze bikunze ubwo rero urumva iterambere ry'akarere rireberwa ahantu henshi ariko ni umuzigo perezida wacu afite yagerageje kugaragaza uko African Union yatera imbere birasaba yuko n'aka karere ikibazo nuko abwira abatumva nicyo kibazo ngira ngo ni naho dusoreje Sheikh Musa Fazil Harerimana tugushimire ku mwanya n'ikiganiro cyiza mutugejeho murakoze cyane reka namwe tubashimire ibiganiro byacu byo murabizi nakagaruka nitwa Ntabareshya Jean de Dieu ibihe